Mwiriwe neza abakunzi ba Lion Mountain TV. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gikombe cyitwa Baka. Baka mwayumvishe kenshi igihe kinini muri Bibiliya. Ndetse n'abaririmbyi benshi bagiye bayuhimbamo indirimbo ngo mu gikombe cyitwa Baka, ngo uhanyuze wese ngararuha, bakavuga ukuntu ngo uhanyuze wese ahura n'ibibazo, ngo hapfiriye abantu, bakavuga amakuru menshi atandukanye. Ariko uyu munsi ngiye kubabwira amakuru ku gikombe cyitwa Baka atandukanye nayo bababwira. Usanga uyu munsi bavuga igikombe cyitwa Baka ugasanga cyari igikombe kibi cyane rwose. Abenshi bavuga ko habaga hari imirambo, ngo hanyuraga ngo yabaga afashe umuvumo, ariko ntago ari uko byari bimeze. Igikombe cyitwa Baka cyari igikombe kinini cyane, ariko icyo gikombe cyabaga hehe? Ese wakinyuragamo? Ngiye kubabwira mbese amakuru meza kandi amakuru y'imvaho meza cyane. Murakoze cyane. Iyi ni Lion Mountain TV. Ukore subscribe, ukore share kugira ngo bino biganiro bijye bigera ku bantu benshi. Iyo ni inkunga yawe ikomeye cyane. Turabakunda cyane kandi tubifuza amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka. Ntabwo wavuga ku gikombe cyitwa Baka udasomye Bibiliya, Zaburi ya 84 umurongo waho wa 6. Reka twumve ko havuga, hanyuma tuze tuvuge ku gikombe cyitwa Baka tugisobanure neza. Uyu munsi turagana ku gikombe cyitwa Baka. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bahindura ahantu h'amasoko, imvura y'imigisha ikacyambika, imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Mbega abagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri abo aboneka mu maso y'Imana Isiyoni. Iyi ni Zaburi yaririmbwe na bene Kora. Aba ni abaririmbyi Dawidi yarashyizeho nk'abandi bajyaga baramya Uwiteka. Igihe Dawidi yari amaze gufata ingoma cyangwa se kwima ingoma muri Isiraheli, yaravuze ngo ntabwo bikwiye ko mu mahema y'Uwiteka hajya habura abantu baramya Uwiteka. Ashyiraho abaririmbyi aribo bene Kora, ashyiraho n'abandi b'abaririmbyi bakomakomeye bo bitaga bene Azafu. Abo bose bajyaga baramya Uwiteka nimugoroba, ku manywa, mu gitondo, ijoro ryose bahoraga basimburanwa baramya Uwiteka. Bavuga yuko bari abantu bageze hafi muri 200. Icyo bari bashinzwe kurinda amarembo y'i Yerusalemu cyangwa se amarembo y'urusengero, kandi ikindi bagahora baramya Uwiteka mu nzu yayo. Iyi Zaburi ntabwo yahimbwe na bene Kora, ahubwo reka dusome umurongo waho wa 184 kuntu havuga. Haravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi. Ni Zaburi ya bene Kora. Rero iyi Zaburi ntabwo yahimbwe na bene Kora, ahubwo yahimbiwe, uwayihimbye yarayibahimbiye. Ndetse ibi bivuga yuko ngo yahimbwe na Dawidi. Dawidi igihe yari yarahuye n'ibibazo akirukanwa n'umuhungu we ku ngoma, akagera ahantu yari yarahungiye mu misozi ya Maharayimu. Aho ngaho ngo niho yavugiye ino Zaburi ya 84. Iyo Zaburi ya 84 yayivuze afite agahinda, yibutse ukuntu abagabo b'i Yerusalemu cyangwa se abagabo ba Isiraheli bajyaga bazamuka imisozi cyangwa se bava aho batuye bakajya gushaka Uwiteka, ngo babikoraga 3 mu mwaka. Uko nguko 3 rero, umunsi wa mbere wabaye Dawidi ari mu buhungiro, abura ukuntu ajya kuramya Uwiteka n'abandi bagabo b'i Yerusalemu. Uwiteka yari yarabivuze, yarashyizeho itegeko ngo Umwisiraheli wese 3 mu mwaka ajya i Yerusalemu kuramya Uwiteka no guhimbaza Uwiteka kugira ngo bagaragare mu maso yaho. Nuko rero Dawidi ibyo byabaye bwa mbere rwose. Dawidi ari mu buhungiro agira agahinda kenshi, yibuka ukuntu ngo abandi bagabo bagiye kuzamuka bagiye i Yerusalemu
bajya kureba mu maso h'Uwiteka, biramubabaza cyane nibwo yahimbye iyi zaburi. Murabyibuka ko twageze ku murongo waho wa 6 akavuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Iyo bageze aho ngaho rero ngo bari bageraga mu gikombe cya Baka, iyo bajyaga Isiyoni ari abagabo nyine bari bagiye kugaragara mu maso h'Uwiteka, ngo banyuraga muri icyo gikombe cya Baka. Noneho ngo hahirwa ariko ngo ugufitemo imbaraga, kuko yabaga ageze mu gikombe cyitwa Baka. Icyo gikombe ngo cyari kinini pe, kinini, kandi nta mazi yakibagamo, cyari kigari. Kukinyuramo rero n'amazi wararuhuka ukananirwa. Niyo mpamvu bavuga iyi zaburi Dawidi yavugaga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bahahindura ahantu h'amasoko. Ntabwo bahahinduraga amasoko ngo adudubize, ahubwo barahanyuraga ufite inyota, ufite agahinda, ufite kuzamuka nyine ananiwe, bikaba ubusa kubera ko yabaga azi neza ahantu agiye, yabaga azi neza, mbese ugasanga umutima unyoteye kujya kureba Uwiteka kuruta kumva ibibazo biri muri icyo gikombe. Wasangaga iyo umuntu, n'ubu ngubu erega bibaho, iyo uzi neza ko ufite inka yawe haka, n'urugero reka mbahereze urugero, ufite inka yawe haka akaba ari igihe cy'amapfa, kandi n'imyaka ubona igiye kwera akaba ari igihe cy'amapfa. Ayo mapfa ntabwo yumva neza nk'umuntu udafite ibyo ategereje kweza. Rero n'abangaba nuko iyo banyuraga muri icyo gikombe babaga barushye, bavuye ahantu kure, bakazamuka icyo gikombe bakakinyuramo bafite inzara, bafite inyota, bafite kunanirwa. Iki gikombe rero si uko cyari kirimo cyicaga abantu, si uko cyari kirimo iyo mirambo nk'uko bajya babirimba babivuga, ahubwo nuko cyari kinini kandi kirambitse, kugira ngo abantu bagiheze bakirangize kugira ngo bagere i Yerusalemu byabaga bigoranye cyane. Inyota nta mpamba zarabashiriyeho. Ng'icyo gikombe ndetse giherereye mu majyepfo ya Yerusalemu. Rwose Yerusalemu iri ahantu hagati ya Israheli na Jorodaniya, hamwe na kiriya gihugu cyegereye haruguru y'amajyaruguru ya Jorodaniya ariyo Palestina. Rero iyo nayo yatwaye Yerusalemu igice kimwe, Jorodaniya itwara igice kimwe, na Israheli itwara ikindi. Ariko noneho mu majyepfo ya Yerusalemu n'iki gikombe Baka cyabaga niho cyari giherereye. Rero Dawidi aravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite umutima inzira z'igisiyoni. Iyo banyuze nyine mu mutima yifitemo inzira zo kujya kureba Imana, iyo unyuze muri iki gikombe ntacyo kigutwara. Iyo unyuze muri iki gikombe ntunanirwa, iyo unyuze muri iki gikombe nturuha, inyota ntuyumva, kunanirwa ntukumva, kuruha ntukumva, kuko icyo gikombe cyari kinini. Iyo wahanyuraga wenyine wabaga wumva ufite n'ubwoba, ariko muri make ntacyo cyagutwaraga. Kugira ubwoba ni uko wabonaga imisozi hakurya yawe no hakuno ukumva ufite ubwoba. Ni ukuri niyo habaga ari ku manywa wabonaga bugorobye bugiye kwira. Kubera iki? Kubera nyine ni mu gikombe, izuba ntabwo ribasha kuhagera. Rero aho ngaho niho abantu bagiraga ubwoba, bagatinya, bakavuga icyo gikombe cyitwa Baka. Ariko rero bitandukanye n'ibyo abantu bavuga ngo hanyuraga, ngo habaga harimo harapfiriye abantu, ngo habaga ngo hateye ubwoba, ngo hari umuvumo. Hoya, nta muvumo wabaga uhari, ahubwo nuko uwahanyuraga yabaga afite ubwoba kubera ari wenyine, cyangwa se niyo babaga mbese hari hateye ubwoba kubera ko ari igikombe nyine wari kuba gutegera, yari kukwica, nta wundi wari kumugukiza. Rero niyo mpamvu icyo gikombe. Rero Dawidi akavuga ngo ufite mu mutima w'inzira z'igisiyoni kureba Uwiteka, kuko abagabo bajyaga Isiyoni kureba Uwiteka 3 mu mwaka. Rero iyo wabaga ufitemo uwo mutima ntabwo watinyishwaga n'iki gikombe cya Baka, ntabwo wagiraga ubwoba kubera iki gikombe cya Baka. Hepfo akavuga ngo imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Imvura y'umuhindo ni amahoro y'Uwiteka ameneka muri icyo gikombe, kuko iyo wabaga unyuzemo ufite amahoro y'Uwiteka nta bwoba wagiraga, nta gahinda wagiraga, umunaniro niwo wumvaga kubera ko uzi ko ugiye kureba Uwiteka.
ngo bagenda bagwiza imbaraga, ngo iyo unyuze muri iki gikombe ufite mu mutima kujya kureba Uwiteka, ngo ahubwo wagwizaga imbaraga aho kugira ngo kikumare imbaraga. Ngo umuntu wese wo muri bene abo unyuzemo, umuntu wese wo muri bene abo unyuzemo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Ngo umuntu wese unyuze muri iki gikombe, wanyuze muri iki gikombe, iyo ageze hariya i Siyoni ku Uwiteka akaboneka mu maso hayo, Uwiteka yaramwishimiraga kubera ko yahuye n'ibimurushya ariko ntacike intege. Ngo iki gikombe cya Baka, iyi zaburi yahimbwe na Dawidi umunsi yabaga igihe yari mu buhungiro yahunze Abusalomu. Igihe ari mu buhungiro yarahunze Abusalomu nibwo yahimbye izaburi kubera agahinda yari afite, kubera ko atagiye i Yerusalemu nawe ngo aboneke mu maso h'Uwiteka, kubera ko byabaga ari itegeko abagabo ba Isiraheli bose kuboneka mu maso h'Uwiteka 3 mu mwaka. Ariko ntiyabonetseyo, ariko ahimbiye iyi zaburi iyi ngiyi, ariko amaze kugera ku buyobozi ayihereza bene Kora, ngo yahimbiwe umutwe w'abaririmbyi, aheza bene Kora bakajya bayiririmba bayiramisha Uwiteka. Aba bene Kora rero ngo bari abaririmbyi beza cyane, bazi kuririmba, ari abahanga. Hari harimo abahanga mu gucuranga inanga, hari harimo abahanga mu kuvuza imyirongi, hari harimo abahanga mu kuvuza amahembe, hari harimo abahanga rwose. Iyi zaburi rero ya 84 ngo ni zaburi yari yahimbiwe umutwe w'abaririmbyi babwirisha inanga y'ijwi ryitwa giti. Iryo jwi rero ryitwa giti, no bivuga ngo iryo jwi ni nk'umuntu wese ucuranga wenda inanga. Abahanga bazi neza ko iyo umuntu acuranga inanga yarabimenyereye, mugira mukamufata yajya anacuranga utanamureba bakakubwira ati uwo ninde ucuranga, ugahita umumenya kubera ko incurango ye urayumva. Rero iyo ni incurango ya bene Kora, abantu bari barayimenye ku buryo niyo bacurangaga bari kure cyane bahitaga umenya ngo aba ni bene Kora bacuranze. Hari harimo abahanga rero mu kuvuza imyirongi, hari harimo abahanga mu kuririmba, abahanga cyane ariko cyane pe, kuko bararirimbaga ngo umwuka wera ukamanuka ugakwira inzu y'urusengero. Aba rero Dawidi yarabarebye arabitegereza, abahuriza mu mutwe umwe bita bene Kora, abashyira mu nzu y'Uwiteka kugira ngo bajye baririmbira Uwiteka. Kuko izaburi nyinshi bagiye baririmba ubundi nta nubwo ari bo bazanditse, zaranditswe na Dawidi igihe Dawidi yabaga ari mu ishyamba yarahunze Sawuli. Yahimbyeyo zaburi nyinshi cyane azihereza bene Kora na bene Zafu kuziririmba. N'igihe yirukanwaga na muhungu we ku butegetsi, nawe nabwo yahimbye zaburi nyinshi azihereza bene Kora, na izindi azihereza bene Zafu. Nuko bagenda bari bahimbaza Imana gutyo, ariko bivuze ko atari nari Dawidi wazanditse gusa, harimo n'abandi bagiye bandika izo ndirimbo z'agahinda cyangwa se amasengesho y'agahinda, abantu bakayandika. Kubera ko yego babaga bifatanyije na Dawidi ahantu hamwe, si ukuba ko ari Dawidi gusa wagiye asenga ayo masengesho, abantu bakayandika nk'indirimbo. Hari n'abandi babaga bakomakomeye bamwegereye nabo basengaga ayo masengesho, nabo bakayandika hanyuma bakazaririmba, ariko bikitirirwa Dawidi kuko ari we babaga barakurikiye muri icyo gihe, ari umutware wabo. Rero ariko inyinshi rwose muri izi ndirimbo za zaburi, inyinshi ni za Dawidi, kubera ko bavuga ko ari zaburi ya Dawidi. Rwose yagiye aririmba igihe yabaga afite agahinda, n'igihe yabaga ashima Imana kubera ko yabonye ubutware, Imana itangiye kumuha ubutware nabwo yashimye Imana. Murabizi igihe yahimbazaga Uwiteka umwitero ukagwa, hanyuma umugore we Mikaya akamugayira mu mitima, ariko Uwiteka akamuhanisha kutazabyara. Dawidi rero yagiye ahimba indirimbo nyinshi muri zaburi. Hanyuma rero hari n'ibikombe by'ibindi byinshi bivugwa muri Bibiliya, nk'igikombe cy'abarafa Dawidi yatsindiyemo Abafilisitiya, bivugwa mu gitabo cya Samweli. Icyo nacyo ni igikombe kinini cyane Dawidi yiciyemo Abafilisitiya benshi. Hari ibikombe nk'igicucu cy'urupfu, ibyo byose ibyo bikombe bivugwa muri Bibiliya. Ariko uyu munsi twifuzaga ko tuvuga ku gikombe Baka. Nibura murasobanukiwe, mumenye Baka aho iherereye, mumenye n'icyatumye abantu bayivuga kenshi, bayinyuragamo bagiye i Yerusalemu
kuboneka mu maso h'Uwiteka bananiwe, bakakinyuramo bananiwe, kuko nicyo cyari cyegereye Yerusalemu kiri mu majyepfo gatoya. Bahageraga barushye cyane, ariko kubera umutima wabo wo ku Gisiyoni bakakinyuramo bishimye banezerewe nubwo byabaga bigoye. Rero ni icyo twavuga kuri icyo gikombe cya Baka, ariko rwose ntibazongere kujya bababeshya bavuga amagambo ngo abantu bapfiragayo ngo oya, ntabwo bize bapfira, cyangwa se ngo abantu bari barapfiriyemo ari benshi ngo harimo umuvumo. Oya, icyatumye abantu bavuga cyane kino gikombe Baka ni uko cyari cyuruhije kukinyuramo, giteye n'ubwoba, abantu bakagera i Yerusalemu barushye bananiwe. Rero uyu munsi twifuje kuvuga gutyo ku gikombe cya Baka. Murakoze. Iyi yari Elayon Mountain TV. Ukore share, ukore subscribe, ukore like kugira ngo bino biganiro bijye bigera ku bantu benshi, kugira ngo umusanzu wawe utume abantu bamenya kino kiganiro cy'inkuru za Bibiliya tujye tubagezaho. Nuko murakoze. Yari Rusasira Emmanuel nk'ibisanzwe. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao. Shalom shalom.